Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muraho bakunzi banjye, inshuti zanjye ndabayambiriye nabaye umusilamukazi ubu bayi bakristo, nabaye umusilamukazi natashye ubwo bw'abasilamukazi ndabibona kuberwa bityo rwose niyo umuntu atabimbwira. Mwabibonye abayisilamu dukundana, abayisilamukazi b'inshuti zanjye mwese ninjiye idini, ubu ngiye kwitwa ntabwo mbizi mucakire Hajati Odile. Ubu se bibahora Hajati Odile? Oya, Hajati hari akazina bampaye ku irayidi. Gusa ari aka kazina bampaye ku irayidi ni akahe? Nawe harako wampaye ntukwibuka? Mfite utuzina tubiri ndashaka kuza guhitamo uko ari tubiri nkafatamo kamwe ko kwitwa, kuko ndi kwireba nkabona ndaberewe no kwitandira nabyo nabishobora. Rero ni ukuri twatashye ubukwe ahantu iwacu ku ivuko, twatashye ubukwe ariko turaberewe turahumura, ibintu bimeze neza. Ubwo rero ngomba kubereka ko gahunda zimeze, mumbwire nimba mberewe cyangwa niba ntaberewe, niba mu idini banyakira cyangwa batanyakira, ariko ngewe ndabona uko meze rwose batanyakira rwose ndikwije, umusilamu mwiza, utuzina mfite tubiri ndaza guhitamo kamwe. Ubwo rero nuko bimeze, ngayo nguko ubukwe buratangiye, ibirori biratangiye, turi kumwe, ndabakunda.